nabonye TikTok yiwe ariko nizaba barabikwereka aho utabona nyine ko ari byo ariko nabajije negereye abantu muri famille yiwe bari very close uzi ko Jolie ni umukozi niwe direct atarahari. Okay, that's good. Yewe telefone irakora ya postinze kuri stati yiwe vraiment nayibonye kuri stati yiwe WhatsApp. Nta muntu ngewe mu by'ukuri twabaduhuje tudahuje sindagira seriously bitari mu buryarya. Ni mukuru wa Malaika? Ni murumuna we niwe muto kuri Malaika. None Malaika ni shit. Uri nase afite matrandeza uri akaba afite 28 par exemple ntabwo nzi imyaka yabo. Sigitangaza rero ngwira oya Imana ishimwe niba ikintu kimwe mu buzima bwanjye Mana bizambera umuvumo umunsi nzaryama cyangwa nkicara umuntu ngo yapfuye ngo ndishimye gukora udahuje n'abitekerezo. Umuntu reka nkubwire umuntu cyaryo sinzaseka imbohe sinzabimbwa ngo seka imbohe. Urumva ntuzaseka umukene utazi ejo hawe. Urumva sinzabimbwa ngo seka imbohe kwa wundi wabaho umugabo mbwaseka imbohe sinzabiyo. uwo ni umugani ntabwo ari wowe uwucisha. Yego sinzagare ndi muri izo mbwa seka kubera ko ngo tudahuje nawe njyewe nanjye sinzi ejo nagonga ejo nakwikubita hasi ejo nakubita umuntu ejo nanjye bakamfunga ejo nanjye bakamfunga. Ibyo ni ibintu noneho urupfu rwo you must azagenda nka Eliya ni magambo natangije ngo byatubwira muri Bibiliya ngo yaragurutse ngo aza ngo umuyaga ngo amutwara. Twese tuzanyura hariya bagucukurira metero zibiri mo bagusigemo imvura ikunyagiriremo wenyine so rero ibyo ni ibintu uyu munsi ukumva ngo habaye intambara ahangaha mpamvu utazumva mutsinde ntabwo yari space yanjye. Urenganira ku bintu biri big bifitiye igihugu akamaro bizazanira inyungu AFC bizazanira inyungu guverinoma ya Kinshasa abakongomani bahurira bakabana kugira ngo intambara yo mu Rwitsankuku uyu yafinze yatsinzwe ntabwo ari byo. Suko n'abafite amakuru ndayagira ntuzambona kuri ntuza yanjye kuri timeline yanjye nagiye gupostinga ngo umudoro ya RDF zashiriye muri Congo you never see that. Subutu No nonse amagambo yanjye mvuga kuri RDF urumva hari umuntu aneko nashatse gupostinga cyangwa nta mafoto ngiye mfite principles zanjye. Uribwiriza wenyine nk'umuntu. No, my principles rekagiba my principles nubaha umuntu wapfuye bro. Ngiye nakuze data ari umusirikare haba turi kumwe nawe abantu kera bajyaga gushingura nta mamodoka yarahari bikoreraga umuntu amasanduku ku rutugu papa yambaye sokoti cyo bita uniform agahagararaga ku bititari biti mayiti nkabona arahagaze nkabona akubititari biti mayiti bakagenda mpaka bare. That was the rule ya faza ayuba mayiti. Urumva so uwo muco rero wangiyemo kuba umuntu bagiye kurenzaho agataka wanyuma bwanyuma kuko nanjye yari yanzahagira suko mbanyobeye amakuru suko nta amafoto suko ntaza niyo propaganda nayishobora pe ko ntabwo ari yo nzira yanjye y'abapfuye nza kuza bapfuye mu byo bemera bo bagiye ku rugamba je ntarwo ndiko bafite bandura ndabibubahira. Uruhande rwose urimo rwabo rwa leta waba uri umuzalendo waba uri RDF batumye waba uri M23 batumye. I owe the respect of your last umva ngubwira umunsi wa nyuma uri hano utari mu butaka ndaguhereza iyo leta ya kandi mbakangurira namwe bantu muri hano muzanyura hariya izi ntambara zizarangira no mara what ko bizagenda kose. Turi muri izi nduru turi kuryana turi kuryagagurana ariko zizarangira gahore izi ntambara nizirangira
waranshinyaguriye mukuru wanjye yapfuye uruhande rwose yaba arimo reka Valiant mumbabare reka mvuge gutya Manyota ni akagara right siko bimeze wivuga Manyota ni akagara kazwi ibirwa batuka bafite muri umwe w'umukamanda waguye muri izi ntambara munsi official. son petit frère bucura bw'iwabo yari umukamanda muri twirwane yapfuye muri izi ntambara zabereye mu Bisaka. Yeah, birumvikana, and I'm so sorry for him. Ubu uragira ngo Manyota ntababaye ntiyamupostinze se muri umunawe. Yeah, why not? Ibyo rero nibyo tubabwira ngo ukuntu tugenda tuvukana. Hari umusore mbere sononke yari umukamanda muri nuza muri twirwane. Twaramwinginze intambara zigitangira hunga uveyo yarafite abantu 8. Aratubwira ngo ntabwo yabawumve bari basige njewe umusore abari hunga. Umusore Yari umusore yarakiri mutoya hariyo bawumve aravuga mbasige abari njunga yarahaguye asiga abantu 8. Umusore wari umudriver. Oya mudapari apana musore abari umugane umuramuzi sibyo y'abantu 8 Sanjagera Mike gato turamuri ariko nyumva ariko sinzi impamvu turamurira aragenda ngo n'umuvandimwe ariko umuntu wasize abantu 8 yego tuzamuririra ariko yarasize ariko nawe twari tukimukeneye bro uriya mugabo imbaraga z'umuryango twe turatuza agaciro kiwe twari tukazi twari tuzi ko twari dufite nubwo twe tudahari abasaza barasha ariko muri famille muri pila za famille zari ziri hari ari gihanga cyo yari inkingi Bosanga kimbo ntabwo ndi ko host ariko ari Shegevara Shegevara. Yes, mushaka nanjye hari icyo nshaka kongeraho niba munyemeye. Oya Shegevara niwe nari konye humura ntago ayisagenda. Oya arahara Jewe ndahari muranyumva? Oya Gevara banzu kindi Navuze Shegevara. Oya Sanjaki ariko wowe iyo experience yawe uyivuze igice hari byinshi bagomba kutwigisha. kugira ngo n'abandi dusangire nabijambo niye nari umubwira abantu umuntu wari we wese my friend ifite amazuru arimo imyenge ibiri umunsi no bizahagarara ariko mujye mwireba wirebe nubyuka wegera umuntu mushyira umunwa wawe ku mazuru umubwire ngo bimeze gute akanya gato yagusoba wahagatse gusa kugira umwuka uri kuvamo mu minsi 3 abagukundaga bakwita boss bakurambise hariya wapfuye baba bari kuguhuka urabonukire ari we uzaga muheza agaciro Aba bana barababaye pe. Oya nani Sanja we seconda 30 hanyuma uje guha Shegevara atari Shegevara yungu ari Gevara ina Chegevara Oya Shegevara niwe waje utaravuga. Yep. Hari abasaza bacu bari inshuti ni ibintu na witness nzebo akora accident arapfa twari kuri village zidafite hari ahantu twashingura babika abapfu Ni Kaburi. Oya babika abapfu bataraje gushingura mu Afrika Muri morgue. ntazi twari dufite yari ku village noneho hatagira ku decomposing nyine after 2 days muri tropical. Yes, kubera nta mabarafu yo kubagumana. Noneho aje kwinjiramo afata ku muntu kandi ari inshuti ye magara ko ari kumunukira ariko kuki munwa muraseka? Oya oya ntago biri funny
ariko nyine byarabaye none aravuga ninde yanutse friend wiwe mbo nta nubwo wamenya mbakubwiye anyways ariko byaramutangaje ukuntu ari kwifata ku munwa ku mazuru ku mazuru ku maraso ye inshuti ye magara ariko yamunukiye anyways aravuga ngo ese uyu ni Lazaro mbo Lazaro ntabwo ari Lazaro muri Bibiliya ariko niko yitwaga nawe ariko yagiye aja kumureba yifata kw'izuru niba abandi bamara imyaka 5 mu mbeho bakibagirwa oya n'umuntu wari wapfuye like 2 days ago ariko kubera nyine nta kuntuba ubu se ntabwo yumvaga ko ari wari mwarinukira oya sinzi givarayisi ndashaka kuvuga ntabwo yumvaga ko inshuti ye iri kumunukira bigatuma afata kw'izuru noneho akibaza ese uyu ni Lazaro inshuti yanjye nza kureba nkifata kw'izuru ni impfa muzantwike iyo ni wije uzakorana n'umuroya wawe cyangwa na madamu niba umufite niba uzavuga ngo bazaguhute muri Atlantic ngira ngo uba muri East Coast ya Canada I don't know uko uzakora wire yawe niko bazakugenzereza anyways nuko byagendekeye bariya basaza b'iwacu aravuga na rimwe reka twumve Che Guevara ndabasuhuje mwese salamu brother ndibaza ko muri kunyumva iyi space ya Saint Jacques iba ari special kabisa ari mu bahoste kabisa bajya bafata umwanya munini bakigisha abandi bagaceceka ndabona Rwivuga yamubera ko hoste rwose mukazajyamo ekilibra kuko hoste iyo ari umwe gusa wenda ko hoste ajya agerageza gutanga umurongo turamushimiye Rwivuga ko hoste wifata kibanza uduhaye ijambo urimo kwayura ariko yambi ntabwo ndi kwayura sindanarya ahubwo sinibitotsi bishoboye ko ari inzara ahubwo yego rero igitumye zamuka kuri space ufata ijambo title ya topic yari hari ya space mbanje gushimira Rwivuga analyse yiwe yarakoze kandi rwose Rwivuga usigaye uri umudemokrate rwose kera wari akagara cyane ariko ubu ngubu usigaye ukora analyse nyine ukavuga sero nuko ubyumva utitaye yuko ngo wenda abanyakagara bakumva nabi ndakagara official ariko nyine ubu ugiye gutera ntuza comment cyangwa ubutanga igitekerezo hari abandi bo bajya bagira gutya bagatanga igitekerezo ni nk'uko ngewe ndi muri AFC ndiye muri M23 ngewe nta commentinga nemeza yuko ngo wenda ngo AFC ngo iri gushaka gucamo Congo oya uwo muntu nanjye namupinga ngewe mba nzi kuko Congo yacu ni muri rya jambo rya Lumumba yavuze ngo Congo restera indivisible ni Mobutu wabivuze je pense oya icyo gupansa cyo nanjye ntabwo okay I might be wrong nanze ko ari Mobutu wabivuze le Congo restera indivisible kandi ari kuri video wenda na Lumumba yarabivuze Mobutu we yasubiragamo iby'abandi gusa
kubera gukunda kuvuga ariko nta rukundo rw'igihugu yagiraga. Lumumba niwe nemera kuko warivuze afite icyo ashingiyeho, naho uriya yavugaga byinshi bimwe gusa biraha byo kwiyemera. Nuko rero nkavuga ngo buriya umuntu rero iyo utanga igitekerezo cyangwa se comment kuri topic runaka bakubajije, rwose ukwiriye kuba free kuba watanga igitekerezo utitaye ku murongo wa politiki ugenderaho. Ndashima ibyo wabwiye Saint-Jacques, uramubwira ngo ibyo ngibyo avuga yuko ngo M23 iri kuva muri Uvira cyangwa ngo yavuye muri Uvira, ibi ngibi atari byo. Ibyo bintu ni ibintu duhora tubabwira, ni ibintu duhora tubereka, tukababwira ngo M23 ifite objectif kandi ifite na cause y'ibyo iri guharanira. Rero iyo cause ntabwo Chegevara, nubwo ndakunze kwinterrompa abantu mbabarire, kubera ko uri kuvuga M23 tuvuge AFC wenda yanglobe M23 na MRDP kubera ko uri kuvuga M23. Okay. Teka ni nerere cyangwa ni oya ntabwo ari ubwo se ubaye witwa Rwivuga Jean Paul nkavuga ngo Rwivuga nkagarukiraho cyangwa se ngakoresha Jean Paul, byose ndumva arico kimwe. Wabivuga abifatikanije byose ni kimwe, nta mata nta mavuta. Uvuze AFC, uvuze M23, uvuze M23, uvuze MRDP. Rero M23 niyo iba hafi cyane mu kanwa y'abantu bari kuvuga ibijyanye na systeme. Nibaza kuko ari na M23 yabayeho mbere ya AFC yaje isanga M23 ihari. Rero nico kimwe, ushobora kubyumva muri ubwo buryo, ariko nico kimwe. kandi si kuba ntavuze AFC ntibyasobanura kuko AFC itarekonesa M23 itarekonesa na MRDP. Ni imvugo igiye yorohera abantu mu kuvuga, ariko ifite stati yayo igenga ivuga ngo alliance yitwa AFC, noneho amakompoza y'iyo alliance harimo M23 akabamo MRDP n'ibindi. Rero narindi kuvuga ngendeye kuri ya point wari uri kubabwira, Saint-Jacques ntabyumve neza, ariko usangira ijambo yego, ariko nkunze cyangwa abantu mu ijambo, ariko ubinyemereye cyangwa uretse ugasoza. Reka soze ndabwira ngo ndi kumubaza niba binyemereye cyangwa muri kasoze nze kumubaza. Kwemereye bitwara umwanya munini uko umuntu yagira. Okay. Yeah. Rero mu gitekerezo narindi gushaka gushimangira ku cyo wari wavuze, nuko Uvira iri muri suite logique y'ico AFC muri rusange duharanira, no mu byo duhaye dukomeza kurwanira kugira ngo dukomeze gutsimbataza umutekano, ubumwe ndetse n'iterambere ry'abaturage, bitandukanye n'ibyo twabonaga leta iri gukora, kuko leta yari yaferinze mu buryo butari bumwe, aho usanga abaturage batafite ubumwe, amacakubiri ahari, ihohoterwa rihari, ugasanga umutekano ntuhari kandi leta ihari, abazalendo bahari, abarundi barahari, ariko ugasanga amasasu ni desoda hejuru ya desoda. Ariko AFC kuri none, nubwo abasirikare batari hariya muri Uvira, polisi iri hariya iragerageza igashyiraho umutekano, bitandukanye na kera aho wumvaga amasasu, abazalendo barasagura uko bishakiye, amabariyeri, imigozi plene yose. Ibyo ngibyo byageragejwe bivanwaho. Rero uwo ni umurongo
AFC n'abaturage bashigikiye revolution baba bifuza kuko uwo murongo ari wo twakomeza tukagenderaho kugeza igihe tuzaba tugeze ku mpindura amatwara cyangwa se ku mpindura amatwara y'ubutegetsi buhari tukabona indi migirire mishasha itari imigirire iyobowe na IDPS kuri none. Rero kuvuga rero ngo wenda ngo hari igitutu cyatuma AFC ireka Uvira rwose byaragaragaye ko ku ntambara ibyo bintu byarananiranye ntabwo bishoboka. Kuri ku ma negociation zarakozwe ahantu hatandukanye ariko bikagenda biferinga. Murabona hari izatangiye intuza muri Angola birapfa, tugenda Doha birapfa, ubu ngubu nabwo kandi bari gushaka bakurura ikindi gisa naco bagitware muri Angola. Lorenzo yakeneye ngo akoreshe ihuriro rizahuza abawupoza bose abantu bongere baganire ku bw'ikibazo cya Kongo. Ibyo nabyo ntawamenya kubera kuko ibyo bari abazungu bananiwe kubumvikanisha hagati ya Tshisekedi natwe aba revolutionnaire kuri none bikaba biri guferinga. Lorenzo sinzi rero technique yoba afite kuri none ishobora gutuma leta ituza ikicara hasi ikumva ibyo abatavuga rumwe nabo bafite ku meza yabo nka agenda kuri none ngo Tshisekedi abashe kubyumva. Ibyo rero nibyo byerekana kuko iriya Uvira rwose ku bantu bafite amerwe yo kongera kumva kuko ngo abazalendo bahasubirane cyangwa se FARDC ihasubirane kuri none iyo nzira ntabwo ihita, ku buryo navuga yuko hari n'ubundi buryo Amerika nayo yashatse nayo kugira ngo ibifashemo muri ibyo, ariyo suite logique yabaga iri Doha kuko mwibuke kuko ari kuri pressure ya Amerika hatumye habaho Doha kubera yuko Tshisekedi ntiyumvaga yuko yaganira na M23, yabitaga kuko ari abapantin akabita ko ari abateroriste, ariko Amerika iramubwira mbere yuko ujya gusinya n'u Rwanda ku byo mupfa n'u Rwanda, menya kuko bari abana ari abakongomani bafite cause yabo nk'abakongomani. Rero wewe nka perezida wa Repubulika utegerezwa kubumva, ntabwo ukwiriye kujyana amarangamutima ngo ufite ibyo upfa n'u Rwanda ariko bariya ubirengagize. Nicyo gihe habayeho Washington, habaho na Doha. Rero iyo Doha uko yari iri kugenda urabona kuko yayiteye ishoti, kandi urabona kuko Amerika niyo byibuze nk'abantu ba guverinema n'abantu batumva revolution batumva na AFC, urumva kuko Amerika niyo bari bitezemwo agakiza kuba amakoro n'ibyo bemereye Amerika, bashiraga umutima kuri Amerika kugira ngo nabo Amerika izongere ibakurire M23 hariya. Amerika rwose ni igihugu cyubashwe, ni igihugu kizi gushishoza, ni igihugu kiba kizi ibyo kirimo, ntabwo cyakwanga inyungu zaco. Iremera igasinyana na Tshisekedi imyaka 89 cyangwa 99 bacukura izahabu bakazirya kuko ni igihugu nyine kiri muri kapitalisme gikeneye inyungu, ariko muri izo nyungu nubwo yorya iyo myaka yose bayihaye for free, ntabwo kandi Amerika ifite kugenda ngo yijandike ngo mu bibazo by'abakongomani ngo ujye guhutaza revolution AFC M23 MRDP ngo kubera yuko Tshisekedi yagize gutya terura ubutunzi bwose ngo arabuyihaye. Nicyo rero icyo ngicyo mubona kuko inzira zose Chilombo agerageza kugira ngo byibuze aca intege M23 ariyo yanarekurana Uvira, ibyo ngibyo byagiye biburizwamo n'ubu ngubu mukaba mubona kuko bidafite imbaraga. Rero haba ku ntambara nabivuze ntibishoboka ntibikunda, haba ari muri ayo makoro y'ibihugu bibashigikiye muri negociation nabyo barabonye kuko nabyo ntibikunda. Rero sinzi aho abantu
bavana ibitekerezo n'indoto zabo kumva ngo M23 ngo ifite kuva muri Uvira. urakoze Yego. nga Mike ngaba abantu baye majorité mbabarire baba bari tuza informe nk'ubu ibi bya Uvira Che Guevara yumvise ko ari wabivuze ari byo ufite izo nzozi umubajije ngo ese wasomye amatangazo yasohotse sijya wayanditse ndumiwe je niyo waba unyashaka guhereza Oya, amatangazo nayasomye. nakuvugiyemo nakuvugiyemo natwe Nukuri kuzana evidence ya argument yanjye ushingiye ku amatangazo ndayazi rwose. nuko umuntu mujya muvuga ngo wajya bamanura ngo agira gute funga funga mikro ariko rari igihe uje hano ukiridikiriza wenyine bigufashamo ko nawe washatse ko ari nkanjye rwivu funga mic yawe rwivuga funga mic. Give me a second. igihe uje hano ukiridikiriza wenyine ugasa nkaho ari njyewe wagiye mu bwonko bwa nanga amubwira ngo andika bino biba biteye isoni n'agahinda. Nanga yaraje asohoye itangazo riri ku mugaragaro abazi gusoma igifaransa twabisobanuye ijambo ku rindi ibyo yanditse nje wabyanditse ubwo yewe tamerwe ya Uvira nije wabwiye nanga ngo bavuge ngo nabo twari dusigaranye tubakuyeyo nije wabimbwiye ngo abivuge mujye munyumvira yemwe mujye mugenda mubwe ngo dutuma umuyobozi w'ikimara uza kandika ibintu nk'ibi ngibi tutabimutumye apana nje uri gusesengura nta kintu ndi kumuhimbira ndi gusesengura ibyo yavuze uraje birasa nkaho ari njyewe wanditse ririya tangazo ntabwo ndi umuyobozi wa AFC ndi umuyobozi wa M23 ndi umuyobozi wa MRDP umuntu yandikira opinion international yandikira UN yandikira Guterres kwikuraje byose ngo amerwe yanyu twebwe hari wasabye nanga ngo vayo muri twebwe hari wabwiye nanga ngo ngaho vayo yewe nta nitangazo nabonye rya UN ribusaba kuvayo niwe wiyandikiye uraje byose urubindunze ku mutwe nkaho ari njyewe nkaho ari njye wanditse iryo tangazo ndabizi biteye agahinda birababaje kumva nka ririya jambo rya nanga ariko yaryanditse si njyewe nawe duteka izo ngabo kuhaguma nibo baziyobora nibo bazi ibiri iyo ngiyo twe tutazi nibo bazi amafile nibo bazi amatelefone babona nibo bazi ibyo babahamagara bababwira byibuze umuntu yanazingazinga propagande ukayizingira ku kintu runaka gifite fact gifite na evidence umuntu yanditse itangazo ije waryanditse niryo turi gusesengura ahangaha ariko urafashe ngo rwivuga yavuze ngo ntabwo abyizera ko ngo bahava ati rwivuga reka ngo herezerezo ngo nagushimye cyane ntago rwivuga ari kuvuga ngo ntago bahava kubera ko abona ko ari possibility avuga ububandi ko atabizera ko bahava baza kuza kubesha ko bahavuye kandi batahavuye ntugire ngo hari ikindi yabivuga uri kumushimba ntago abizeye ukuntu bwa mbere bari bavuze ngo bahavuye Amerika irababwira ati turabizi ko mutahavuye uyu munsi ntabirukankanye ntabirukanse inyuma n'imijugujugu aranditse ati mwuka byaramwe twavuye ahangaha
none UN murarebe kizaba ntimuzatubaze tugiye gukurayo n'abari basigayeyo banyuma twigendere suko byanditse umbwire ngo ndabeshya kugira ngo uze kumbwira ngo ayomerwe ubwira ahubwo nanga niwe muhemu niwe ufite amerwe yo kurekura Uvira wowe utabishaka c'est pas moi mukanya Amerika ngwireba inyungu zayo first of all muraza mugatanga information zitarizo njyewe mbabwire se muhamwaje gusoma amasezerano imyaka ngo 89 ngo 99 ngo Kisekedi ngo ahereza ngo Amerika ngo amabuye ngo yose ngo nimwitwarire amasezerano ahari nta myaka ihari wayisigira 99 kandi imyaka 15 basinye amasezerano biranditse kubera ko wumva ugomba kulidinga abantu muri dilemme ubabeshe gusikiza kiri hano nuko mbona benshi bari hano n'aba intellectuel bajya bayasoma ayo masezerano banayasoma ntabwo bababeshe ibyo ni bya binini abantu bo muri AFC mugenda hariya mugafata mwebwe Che Guevara nzi kutarinjije ibyo nabyemeza kutarinjije ko nkumva numva utarinjije mukarundanya hari abantu mukababesha mukababesha ati Kisekedi niwe wangiza amasezerano Kisekedi niwe wagize ati Lorenzo nawe nkubajije itangazo rya Lorenzo rihamagaza guhuza ushobora kuri nyereka cyangwa ushobora kumbwira ibyo wumvise abanyamakuru bavuze la za M23 zavuze ko M23 yari Steven's invitation ushobora kunyereka ahantu handitse ngo Lorenzo ngo ashaka guhamagara ngo opposition yose ngo ikabashikiranya nta namwe byanditse banyereka ni les ondes bla 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 muvandimwe Che Guevara hano impamvu ubona tora kuza nkicara ku gipapuro nanga yanditse tukagisesengura kubera ko mbajije fact nazi kwereka ibyo yanditse ariko nkubajije bya Lorenzo wabinyereka Lorenzo yanditse na kashe na signature ya president w'igihugu nimvuga ibyo president Kagame yanditse ndakuzanira dore ngiyi lettre yanditse cyangwa dore ngiyi video yiwavuga nayo ubwo video sinkizera kubera AI zagise zateye ndabanza nkayishoza kwanza nkayireba ko ari authentique Amerika na Congo amasezerano y'ubucuruzi yabo ibyo basinye bazakorerana birahari ntago batwaye amabuye ku busa bemeye kuzarekura miliyari 500 z'amadolari ariko urajubize ngo batwaye ku buntu to mislead people nibwo buzima bwanyu ariko ngenda byumva ni intambara ya social media ni intambara ya politike ntabwo byo twabipfa ariko nje ngomba kugira kukunyomoza cyangwa nawe kanyomoza nawe nyomoze ibyo ndi kuvuga kuri Uvira na nanga umbwira ati siko byagenze inanga banditse iryo tangazo avuga ko nabari basigaye bagiye kubakurayo sinjye baryanditse urampora ubusanje bagombaga gutukananga cyangwa tukaye M23 na AFC na MRD banditse iryo tangazo bari muri Alliance Fleuve Congo icya gatatu ntago Congo DRC igeze ikura mu masezerano ya Angola kubera ikindi bavuze ngo kugira ngo tongere kwicarane namwe Doha nuko musubiraho mwahagurutse mujya gufata Uvira muvuye tuzasubirayo ubu rero iyo bari kuvayo niba banditse itangazo bavuga ngo tugiye kuvayo bikagaragara ko bavuye bazasubira Doha baje kwicara ku meza biri clear ibintu bya Congo biri clear uko babivuze bavuze twebwe nabo tuzongera kwicarana namwe mwaraviolatinze cyo twari twavuze ngo tugiye kureba uburyo dukemura kino kibazo urumva so rero ibintu byo gushaka kumva ko wa misleading abantu hano iryo tangazo bose barisana bari kumva ko atari Sanjak baryanditse ari nanga coordinateur mukuru wa AFC niryo twari dusesengura bwana Che Guevara naho gushimira wivuga uramushimira ariko ntago
ari ukuvuga ngo si itangazo yasomye yarisomye ahubwo aravuga ntago abizeye ko bazabikora. Ni ikibazo cy'izere. Naho iby'abanyamerika ntago umunyamerika yigeze asinyana amasezerano na M23 na AFC. Umunyamerika arareba. Nigeze kumva umugani w'umugabo wari umwami w'u Rwanda bita Kigeli avuga ngo ririya jambo bavuga ngo wakwica gitera wakwica ikibimutera, ko ari we warivuze. Kigeli abwira mukuru we gitera yari ikibazo cyagiye ku bwami, ari umusore ubahanganye nabo azanye ibintu bya revolution hutu ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Rudahigwa aravuga ati jewe uyu mujinga nzamukubita mwice. Kigeli aramureba areba abazungu uryo bari kumwapiya, abwira mukuru we ndi kukotinga amagambo y'umwami Kigeli ati grand frère, aho kwica gitero akwica ikibimutera. Abanyamerika rero nuwo ngo badilinga nabo na DRC. Ntabwo abanyamerika bigeze babwira M23 ngo withdraw ngo do whatever, babwira ikibimutera. Gitera gukora biriya. Ahantu muzicarana na Amerika ntabwo iganira n'abarebera, no. Nta meza muzicaranaho nabo ngo muriho murasinya amasezerano, ngo muriho murumvikana ngo bigende gutya ngo bikwiriye kugenda gutya. Ntibizabaho n'umunsi n'umwe. Kese mwafashe ubutegetsi mukaba igihugu, icyo gihe bazabemerera kuganira nabo, muzamwabaye muzaba legit icyo gihe. Ariko muri iki gihe ntabwo bishoboka. Rero Amerika yivuga ibwira u Rwanda, namwe mukaza mukipandikiza ngo Amerika ngo na M23 ntibihura. Umusazi yasomye ku matasoma no ku maganga aravuga ngo bidahura nibi. U Rwanda ni igihugu gifite legitimacy, DRC ni igihugu gifite legitimacy, ntago M23 ari igihugu, ni rebellion. Ibyo rero bihugu bibiri Amerika iganira nabyo. Byumve ntunyumve nabi, ashaka gukosora ibintu ari ubwira abantu, ashaka kuba misleading. Nakindi ntacyo mpfa nawe bwana Che Guevara. Aha turi muri politique, tujye twicara kuri deba, ureke kuza gusa nk'abarije banditse ririya tangazo ngo abafite ngo amerwe ya Uvira. Twebwe nta harwashize pressure muri twese, nanga ngo nyandike ririya tangazo. Niryo turi gusesengura, birababaza twarisesenguye. Mwa mwaduhaye ibyo kuvuga, reka tubivuge. Murakoze. Nyarushasha ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Saint Jacques n'abandi bose murangije kuvuga. Mu by'ukuri ndasubira kuri ibyo bintu muvuye kuvuga, ndasubira inyuma, ndasubira kuri Uvira. Che Guevara ibyo yavuga ngo ndemera ko Uvira kuyivamo ntabwo ari igitangazo, kubera ko itangazo banditse kuva muri Uvira, kandi kuva muri Uvira ntabwo bavuyemo yuko babarashe. Uvira barayifashe, bayifata ko barayirwaniye, barayifata. Uyu munsi rero kubw'amasezerano n'inyungu y'abanyagihugu, nukuvuga ngo M23 twirwaneho AFC, nukuvuga ibo n'abantu bashaka amahoro y'abanyagihugu, ntabwo bashaka intambara, ntabwo ibo bakora ibishoboka byose kugira ngo habe kumvikana, bakora ibishoboka kugira ngo habe kumvikana. Niba rero mwumva ko kuvamo baravamo, n'ubundi bababwiye ko bari basizemo polisi, n'ubundi bavuyemo. Ibyo muvuga ngo nabwiye mbumva ngo bagiye ngo bazunguruka ngo bagaca hano ngo bagaca kuri Murongwe ngo bagaca Byemaraki ngo bakagenda gutya ngo bakazenguruka. Nkuko bavuga mwakomeza mukavuga gutyo, ariko bavuyemo
barangije kuko mubizi nkuko babisobanuye na hari bavuze ko basabye ko haza donc troupe ilinetre niba nibyo bari bategereje kugeza ubu niba bitaraje ariko ibo kuko bashaka amahoro kuko banze ibibazo basigayo police. Ubwo rero niba uyu munsi bavuze ngo police bayikureho nayo bayijyane nta problem. Icyo basabye n'ubundi bavuze ko bakeneye ko haza nimba ari MONUSCO niba haza ariko bazi kugira ngo barinde, niba bavuze ko mwayisomye, barinde abaturage bose nta discrimination nta uyu n'uyu, abantu bose mu mahoro. Ntibakeneye ko haza guverinoma, ntibakeneye ko haza bari bazalendo ba mayimayi, ariko bakeneye ko haza abantu baza gukipinga amahoro kugira ngo abaturage babeho bagira amahoro, hanyuma ibindi biganiro bikomeza. Ibyo ngibyo iteka ryose si ubwa mbere M23 cyangwa se AFC ibikora. Icyo ishaka nuko haba amahoro. Nayo ibyo ngibyo muvuga ngo guverinoma ya Congo ngo ntabwo sinzi niba mwarabuze ngo ntabwo ngizaganira ngese ngo se dufite proof ngo yuko Lorenzo ngo yasinye yuko bashaka ko bahura. Amatangazo twategera amanje uretse kurinda amatangazo ya nani uriya muvugizi wa muvugizi wa guverinoma ya Congo avuga ko bakeneye guhura na M23 n'abandi ariko bagahurira Kinshasa. Uwo ni uwa mbere. Icya kabiri ubwo ibyo byabaye ibyo ntago byabaye pe arimo aratubeshya. Varai please kumanurira ko ndakubwira ibyo bintu byabaye ryari ahantu umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa avuga ngo bakeneye guhura na M23 ariko bagahurira Kinshasa. Yes, ndabifite. Ureke ngewe reka mbinze mbishake mbikwereke. Fata umwanya ubishake. Hanyuma yes, umva ikindi nuko bari urabona bari abagabo bagize ibintu bya religion bakatolike na Anglikani yaseko nabo bonyine ikibereka nuko bavuze ati ntabwo tuzoba mu bintu byawe kuko ibintu byawe hazana wewe ibyo twakubwiye turagupropoza urabyanga, ibuzanye ntabwo tubyizeye kuko tuzabiba. Babwira nde? Babwira guverinoma ya Kinshasa. Donc no tugende gahoro. Ibyo ngibyo ntabwo yes ibyo ngibyo ihangane gatoya ndikubwira abantu bongere kandi seko yanze kuja mushikirana izabera Kinshasa hagati ya M23 na leta. No, hagati ntabwo ari M23 na leta, yavuze ko akeneye ni M23 na leta n'aba opoza bandi bose